hari benshi bagiye batwandikira bakavuga ngo nyamara amafaranga yabo barayakorera ugasanga rimwe na rimwe yagiye cyangwa se yose bayamaze ahubwo no mu myenda. Ese tuzazigama iki kandi n'amafaranga turimo turakorera nayo ubwayo yashize? Kandi ko umuntu agomba kwigomwa kugira ngo azigame, ahubwo twitera icyuma, twarangiza no kwitera icyuma tugasanga n'amafaranga twakoreye nabwo ntagahagije ubuzima bwacu. Reka tubaho urugero, mubanze mutekereze neza ibi tugiye kubabwira. Iyo umuntu afite indobo ishobora kuba yajyamo litiro 20, iyo ndobo akayisukamo amazi, agasukamo litiro 20, akabona ya ndobo ntabwo irimo kuzura, akongera agasukamo n'izindi litiro 20, ariko ya ndobo ntikomeze kuzura, agakomeza agasukamo ariko ya ndobo ikanga kuzura. Ese ntushobora kwita wibaza impamvu iyo ndobo itarimo kuzura? Iyo ucunze neza muri iyo ndobo hasi ushobora gusanga yaratobotse, ushobora gusanga amazi urimo gusukamo nayo yigendera. Niba ayo mazi rero yigendera, hari impamvu yatwara, nuko iyo ndobo yatobotse. Hari abantu rero nabo bafite imifuka imeze nk'iyo ndobo, hari abantu bafite ibibazo bimeze nk'iyo ndobo, hari abantu bafite uburyo binjizamo amafaranga ariko akagenda nk'uko iyo ndobo itakaza ayo mazi. Abo rero nibwo tuzarebera hamwe muri kino cyumweru uburyo ushaka gusuzuma neza nawe niba imifuka yawe itameze nk'iyo ndobo. Hari ibintu byinshi bishobora kuba byagutwara amafaranga ariko nyamara bitari bikwiriye kuba byagutwara ayo mafaranga. Hari byinshi bishobora kuba bigenda biyagutwara ariko mu by'ukuri nyamara bitari bikwiriye n'ukuri. Urebye uzisuzuma urebe, uzafata umwanya wandika ibintu byose ukoresha, numara kubyandika ugende ureba uburyo ki bigutwaramo amafaranga. Tujye gutanga ingero 3 kuri uno munsi, n'ejo tuzatanga n'izindi ngero. Ese urebye mu by'ukuri ntabwo ushobora gusanga umuriro ari kimwe mu bintu bigutwara amafaranga. Ugasanga uba mu nzu, buri mugoroba ucometse televiziyo, ucometse mashine, amatara yose arakaye mu byumba byose kandi nta muntu n'umwe urimo kuyakoresha. Baguha fagitire igendanye banamuka baguha fagitire igendanye no kwishyura umuriro ku kwezi, ugasanga amafaranga yose yarashize kubera yuko ugiye kuyishyura umuriro. Nyamara urebye neza, ucunze neza uburyo ki ukoresha uwo muriro, ugasanga televiziyo irimo kwaka, radiyo irimo iravuga, nta muntu urimo kuyumva, nta n'umuntu urimo kureba televiziyo, wowe wibereye kuri telefone, uri no kuvugira kuri telefone hanze, ndetse na mashini wasize icanye icometse mu cyumba. Ibyo ni ibintu bishobora kuba byagutwara amafaranga mu buryo umwe cyangwa ubundi. Nyamara ayo mafaranga uramutse uyazigamye, ayo mafaranga uramutse ugiye uzimyo ibitwara umuriro ariko utarimo gukoresha muri ako kanya, ushobora gusanga ari amafaranga menshi, ushobora gusanga ari amafaranga. Ayo mafaranga rero yandike ku ruhande. Ikindi cya kabiri, hari abantu baba mu nzu zibamo amazi, babandi bakoresha ubwiherero bwo mu nzu. Buriya bwiherero bwo mu nzu akenshi uramutse ufurashinze amazi akamanuka, harimo ubwiherero bushobora gutwara ijerekani yose mu gihe ufurashinze rimwe, kubera amazi umuvuduko aba afite. Ugasanga niyo wihagaritsemo byoroshye wise ufurashinga, ugasanga ku munsi ufurashinze inshuro zitari munsi ya 20. Ugasanga fagitire ku kwezi baguhaye fagitire y'amazi bigeze mu bihumbi 40. Nyamara yuramuka waragiye uyacunga neza ayo mazi yawe, washoboraga wakoresha nka fagitire y'ibihumbi 20 cyangwa 25. Turavuga umuntu wenda ukoresha amazi menshi, wenda harimo n'abayagura ku munsi, ariko nawe uyagura ku munsi ku giceri cy'ijana cyangwa 50 cyangwa n'ayandi, nawe hari igihe uyakoresha mu buryo bugiye butandukanye. Ugasanga ugiye koza nk'igikombe ndetse n'isahane imwe, ugasanga ubyogesheje amazi hafi ijerekani kandi ari utungutwo twonyine. Cyangwa se wajya koga ukamera nk'ugiye kwidumbaguza, ukamera nk'aho uri muri pisine, amazi wayasigaza kwibase cyangwa se uri warimo koga yose ugahita uyimenaho, agahita ashira ayo mazi. Nyamara ukibaza yuko atari amafaranga urimo uratakaza mu buryo butoya, ariko yo ugiye kuyateranya mu gihe kingana n'ukwezi aba yabaye amafaranga menshi. Nyamara ayo mazi usigaje wenda wibeshye ukabasutse menshi, wajyaga kuyakoropesha, wajyaga kuyakoresha ibindi bikoresho by'isuku wenda byoroheje nko gushyiramo umwenda n'ibindi bigiye bitandukanye. Nitwiga gusevingamo amafaranga mu
byo dusohora cyangwa se mu byo dukoramo kuko nabyo byadufasha. Uwo ni umuntu ukoresha amazi. Hari n'ibindi rero bigenda bidutwara amafaranga mu buryo tutazi. Ugasanga umuntu wenda nabwo na telefone ye ubwayo nayo imutwara amafaranga. Ugasanga agura bando za buri munsi, rimwe na rimwe wenda atarimo kuzikoresha ibigendanye n'akazi. Rimwe na rimwe ugasanga wenda yibagiye no kugura na bando, amafaranga yose arayakoresheje. Ugasanga nko ku kwezi buri munsi akoresha amayinite ya 200 kandi ibyo arimo gukora mu byo ntagara n'akazi. Ugasanga buri munsi akoresha amayinite ya 500 kandi ibyo ayakoresha atari ibigendanye n'akazi. Ntago wagabanya se ugatangira wenda kujya ukoresha amayinite make ku munsi cyangwa amayinite make ku kwezi, cyangwa ukagura paka y'ukwezi ukamenya kujya uyimanagingamo gake gake cyangwa se ukajya ukoresha make uko bishoboye. Ibyo ngibyo ni ibintu bishobora kuba bigutwara amafaranga. Uyu munsi tuvuze bitatu, ariko nawe hari ibindi wagiye utekereza. Tuzagenda tubabwira n'ibindi bigiye bitandukanye. Ushobora kurya muri restaurant kandi wakwitekera. Ushobora kuba ujya kugura imyenda buri kwezi kandi wenda iyo uguze n'indi itarasaza. Ari byinshi, ushobora kuba ufite shanete 6 zitandukanye, wajya ku muhanda wabona kandi gashanete keza ukakagura. Ni uburyo bugiye butandukanye ugenda usoramo amafaranga ukabara yo kuzigama kandi mu by'ukuri wenda bitari ngombwa muri ako kanya. Aka kanya rero tubabwiye ibyo bitatu. Ejo tuzababwira ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo tubashe kuba twabasha kuba twazigama. Icyo gihe rero nkuko nakubwiye yuko uzandika ibintu byose ushobora kuba utakaza. Niba ushobora kuba uzandika ibyo ushobora kuba utakazaho amafaranga bikenewe buri munsi, ukareba uburyo ki bitakazamo amafaranga, ukiga uburyo ki ushobora kwagabanya amafaranga wabitakazagaho. Ayo mafaranga wagabanyijeho noneho yatangira zigame, kuko nubundi wabikoreshaga ukabaho. Niba wabikoreshaga ukabaho rero, ayo mafaranga wagabanyijeho tangira noneho yazigame. Uvuge ngo niba wenda ku kwezi nakoreshaga amayinite y'ibihumbi 10, nkaba nagabanyije ibihumbi 5, ibitaro ngiye gutangira kubizigama. Niba amazi bamuhaga fagitire y'ibihumbi 30, ariko nkaba nagerageje gukoresha ibihumbi 15 bizigame. Niba umuriro wakoreshaga umuriro w'ibihumbi 5, ariko ugasanga ubu urimo gukoresha umuriro w'ibihumbi 2, ayo ngayo yazigame kuko nubundi wabagaho. Ayo mafaranga ni uburyo bumwe tubonye ushobora kuba washakamo amafaranga yo kuzigama kandi utongereye amasoko abyara amafaranga, ahubwo urebye ibigutwara amafaranga n'uburyo ushobora kuba wabyitwaramo. Ikiri kiganiro nezerwa akakara gace ka Iga Time, ubundi na hejo, ariko ikiganiro cyo kiracyakomeza. Muraho neza bakunzi bacu. Uyu muri kumwe na none ni Miss Adi. Twabagereye muri Home Golden White, twasanze bafite igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangijwe n'isabune zisanzwe. Twasanze bafite isabune yo koga nziza yitwa Yellow Body Soap. Iyi ni isabune yo itanga igisubizo ku bantu bafite uruhu wenda rwangizeho ingaruka n'isabune boga zisanzwe za gifura n'ibindi. Iyi ni isabune y'amazi idufasha kugira uruhu rwacu rugahehera neza. Isabune rero wayibona nawe ni yawe, iragukwiriye kandi irakubereye. Hamwe na Home Golden White wayihambangara kuri ya nimero iri kuri screen yawe bakayikugezaho aho waba uri hose mu gihugu. Home Golden White ubaye igisubizo ku banyarwanda. Use Yellow Body Soap every day. Isabune nziza, uruhu rwawe ruhehereye. na Home Golden White hamagara 078 19 18 540.